Okay, of course Rayon Sport buri mwaka iba ifite intego. Ntabwo ari umwaka uri special kurusha indi myaka ya mbere, ariko umukinnyi wese ugeze muri Rayon Sport ekipe ihora irwanira ibikombe ishaka gusohoka, so wari umwaka utoroshye ariko niko muri football bimera, ariko so finally byagenze neza, reka mbivuge gutyo, nubwo bitagenze neza 100% ariko byagenze neza. Rayon Sport isoreje ku mwanya wa kabiri, ni ibintu nk'abakinnyi mwakiriye mute? So intego ya mbere kwari gutwara byibuza igikombe muri bibiri bikinirwa mu Rwanda, ariko ntago byakunze, so ariko nyuma yuko ibikombe byanze byibuza twari tugifite n'ikindi kintu cyo gukinira, so byibuza gusohokera igihugu, so ariko finally byagezweho, so n'ibyishimo muri rusange. Ugarutse kuri match yabahaye qualification, match mwakinnyemo na Kiyovu, habaye action avuga ngo wagizemo uruhare rukomeye cyane kugarura mu mukino Rayon Sport umupira muremure wa Sanja Braya ukura mutaragera mu izamu. Iri action yari imeze gute nkawe wakuyemo umupira? So turaba defenseur, akazi kacu no kurinda izamu. Okay, wenda ni action zidakunda kubaho cyane, zibaho gakeya cyane, ariko twe nk'aba defenseur quand même niko kazi kacu, nta bintu biri navuga biri extra birenze, kuko sometime no muri entraînement biraba no mu zindi match biraba, gusa nk'umu defenseur biragushimisha iyo ukoze akazi kawe, so biri mu kazi kanye, reka mbyite gutyo ko kurinda izamu, so iyo ugize imana akazi kawe kagenda neza, birashimisha. Yeah. Emery, nibyo iri action yawe navuga ko ari yahaye qualification Rayon Sport. Iyo qualification, iyo action yagize mu ruhare mu kubona abakunzi ba Rayon Sport bitegiki. Okay, no ngiye siko mbibona, quand même twakinye nka equipe muri rusange, kuko dushobora kuvuga iyo Kitoga datsinda kira gitego byari kuba 1-0, ariko no twakoze nka equipe nka Rayon Sport niyo yabonye qualification muri rusange, so ndibaza ko nta individuality yigeze igaragaramo twakoze nka equipe. Amatsinda mwayasubiramo nkuko abakunzi babyifuza ba Rayon Sport? Niyo ntego equipe ya Rayon Sport cyangwa equipe yose isohotse, igiye club yose yari si mu Rwanda gusa, ariko kuko turi kuva kuri Rayon Sport quand même nago yasohoka itifuza kugera ku zindi ntego. No umuco twe twari tumaze kurema, reka mbyite gutyo, so umukinnyi wese ugize ikintu akorera equipe, twese tugomba kumwishimira, tugomba kumufelicita, so maybe uriya munsi wenda ninjye wari watahiwe kunyishimira, yari time yanjye, ariko no umuco twe tugira, utsinze igitego muri vestiaire turamwishimira, ugize ikindi akora quand même gituma equipe ibona resultat turamwishimira. Emery, muri APR FC bavuga ko musohotse babahetse, n'abakunzi mwe muri Rayon Sport mubivuga iki cyo kintu? So na sinzi ubwo wabivuze ari we n'abakinyi ndetse n'abakunzi bari harimo abakinyi bavuga ko no, it's okay, nta gusa ndibaza ko umukinyi uri professionnel atavuga iryo jambo ku giti cyanye, nta mukinyi wavuga gutyo gusa, no ntawe nzi. Tu veux préciser hari umuntu uzi? No, ntawe, so gusa ariko quand même nka equipe zihanganye ngenda byumva, kuko ni derby, so Rayon Sport nayo ari byishobora kuyivugaho, apene ku giti cyanjye aho wenda nabikunda, so derby nyine ni derby, ugomba guprovoka umukonkira wawe, so nibaza ko ari ibya derby, ariko Rayon Sport yarabiharaniye irabikora irasohoka. Umwe mu bakunzi ba Rayon Sport super manager yavuze ko yaguhaye amafaranga ushimira iri action, yaba yarayaguhaye koko? So twaravuganye ambwira ko ibyo yanyemereye azabikora, so I'm still waiting. Hanyuma Emery, ni Rayon Sport izameze gute muri sezitaha kugira ngo tukore kure, izaba ifite navuga ngo ubuhe bushobozi bwo gukompeta mu Rwanda ndetse no mu hanze y'u Rwanda? Ubu ngubu nta kintu nakubwira, kubera ko ubu ngubu sezo irarangiye, abakinnyi bose bagiye kuruhuka, ubuyobozi mwari muri hano ibyo bavuze ko bagiye gutegura ibiri imbere,
so aka kanya ndibaza ko tukiri muri mood yo kuruhuka no kwishima wenda ku byo twagezeho. Dusoza gira message ugeneye abakunzi ba Rayon Sport natubwire Emery mu mwaka utaha twamubona muri Rayon Sport abashoboka. So abafana ndabashimira kuko kuva ku munsi wa mbere haba mu bihe bibi kameme babaye hafi ya equipe, haba mu bihe byiza babaye hafi ya equipe. So nanjye kameme kabisa ndabashimira mbikuye ku ndi mutima kuko ni equipe na abafana bayibaye hafi kandi bakomeze nkuko babikoze no mu myaka ishize, so babane nayo mu rugendo no mu myaka iri imbere. So ubu ngubu tugiye kuruhuka nkuko nabikubwiye, ubu ngubu kameme ibyo ngibyo ntabwo turatangira kubitekerezaho, so imbere duhishe byinshi kategereza turebe. Murakoze cyane, by'umwihariko nk'uko bivuze uyu mwaka w'imikino ni umwaka wabaye muremure cyane, twatwayemo ibikombe 4, shampiyona, Peace Cup, Super Cup na Heroes Cup, tugera na finale ya Sekafa Champions League. Navuga yuko kuri twebwe ni akazi keza kakozwe, nubwo rwa rugendo rurerure ariko muri rusange ni urugendo rwari rwiza kuri Rayon Sport Women Football Club. Coach, kuza kwa Rayon Sport ikiri nshya igatwara ibikombe nk'ibu tugaragarije bigera kuri 4 n'icya gatanu cyashobokaga nubwo bitakunze, iyo Rayon Sport ibanga ryabaye irihe muri no season? Ibanga navuga ikintu cya mbere nashimira ni ubuyobozi bwiza. Uyu mwaka twagize komite nziza, nk'uko nabivuze mbere, perezida y'ikomite yaje by'umwihariko perezida Abdallah, bahinduye byinshi mu buzima bw'ikipe, imibereho, ari prime yakubwa inshuro nyinshi, ari local uburyo ikipe itegurwa n'abakinnyi bimba kongeramo abakinnyi, ubonye muri ibyo bintu muri rusange biri mu bintu byadufashije kugira ngo ikipe igende neza, n'umwuka mwiza n'abakinnyi na staff technique muri rusange, n'abafana batubaye hafi. Nibaza ko ari byo byatumye ikipe yubakwa neza ku buryo intego zagezweho zose. Kocha, ibikombe byose warabyihariye, ni Rayon Sport hejuru cyane cyangwa n'amakipe mukina nari hasi? Na mbere no gushimira n'amakipe twawe nayo uyu mwaka, ntabwo shampiyona ari yoroshye, ntabwo navuga ko andi makipe yarari hasi, urebye shampiyona byarinze bigera ku munsi wa nyuma tutazi niduzegukana igikombe. Rero no gushimira uyu mwaka shampiyona ari nziza, amakipe yose habayemo challenge yarakomeye, ahubwo navuga ko nta kazi kakozwe. Ni Rayon Sport yari yiteguye, ni Rayon Sport yari ivuye muri Sekafa ifite inyota yo kongera nanone gusubirayo. Navuga yuko Rayon Sport uyu mwaka imbaraga zabaye nyinshi, yaba ku bakinnyi, staff, ubuyobozi bakoreye hamwe kugira ngo zino ntego zigerweho. Twabonye shampiyona y'abagore iri ku rwego rwiza, navuga bitandukanye n'undi mwaka. Ijambo rimwe kuri Ferwafa yabafashije cyane. Ferwafa no kwishimira cyane, ubuyobozi wa Ferwafa no kubashimira. Ibino bintu bazanye by'ibihembo, guhemba amakipe 6 ya mbere ni byiza cyane. Ubundi mbere hahembwaga nk'ikipe ya mbere gusa twaye igikombe cya shampiyona, ariko amakipe 6 bivuga yuko na competition iriyongera. Amakipe yose ubu ngubu no kuva guhera ku mwanya wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, zose ziharanira kugira ngo ya ntego yazo igerweho. Rero Ferwafa no kwishimira, urebye ukuntu imikino yagenze, yaba mu kubitegura byari byiza cyane, bakomereza aho ngaho. Coach, twabonye ufashe equipe y'abagabo mu bihe itari ifite umutoza, ariko ngira usubira muri Rayon Sport y'abagore, ni rwakumetiriza Rayon Sport y'abari n'abategarugori cyangwa nuko kontari bivuga ko ugomba gutoza y'abagore? Muri kontra nk'uko bivuze n'ibyo kontra ya Rayon Sport, ngewe ndi umukozi wa association ya Rayon Sport.